Turabasuhuje. Uyu munsi twatembereye mu karere ka Ruhango, intara y'Amajyepfo. Aha mureba rero ni ku muhanzi Butera Knowless. Butera Knowless yavukiye kuri iyi nzu, hano ni Iwabo, niho yavukiye arahakurira. Aha ni Iwabo, ariko nkuko mubizi ubu ngubu yarashatse atuye mu mujyi wa Kigali. Ariko hano mu Ruhango niho Iwabo. Iyi nzu ni Iwabo. Hano ni ku isambu. Hano ni Kwivuko kwa Knowless Butera. Ariko ikibazo njye nibaza ni kimwe. Ese ni kuki abahanzi nyarwanda batajya bakora iwabo mu cyaro ngo bakore neza? Abahanzi benshi maze gusura, haba Safi Madiba nawe atuye mu karere ka Ruhango aho bita Igitwe, Iwabo nawe nabonye hameze nka gutya, ntabwo bakora. Isimbi Modo nawe atuye mu karere ka Nyanza hafatanye no mu Ruhango, akaba ari mu centre yo mu Nkomero, nawe Iwabo nabonye hameze gutya. Ariko umuntu umwe w'icyamamare maze kubona Iwabo yakoze neza ni umunyamakuru witwa Kagabo ukora kuri televiziyo na radio Rwanda, Jean Pierre Kagabo. Iwabo kabisa nabonye yarakoze neza, hameze neza kandi ari mu cyaro. Ariko abahanzi maze gusura, haba Knowless, Safi hamwe n'umunyamideri Isimbi Modo, nabonye Iwabo ari wapi. So bagomba kwivugurura nubwo wenda baba batacyatuye, ariko bakaza bakakora neza. So aya mashusho rero arerekana Iwabo wa Butera Knowless. Ndagira ngo mukomeze murebe uko hameze. Sawa sawa, turabakunda cyane.